baba bana ababyeyi n'abayobozi barahuriza ku ngingo yo gushyira mu bikorwa imvugo ko umwana ari umutware kandi k'ejo hazaza h'igihugu hari mu biganza by'abato. Ibi birajyana no kubahiriza uburenganzira bw'umwana mu ngeri zabwo zose. Abana bo mu Rwanda baravuga ko babona hari intambwe igaragara mu iyubahirizwa ry'uburenganzira bwabo, nubwo basaba ababareberera gukomeza kubaba hafi. Uburenganzira bwacu, dufite uburenganzira bwo kwiga, dufite uburenganzira bwo kwivuza, dufite uburenganzira bwo kujya ku ishuri n'ubundi bwinshi nabashije kuvuga. Ababyeyi bacu basaba kugira ngo bajye badufasha mu masomo twiga tuzabashe gutsinda, kandi turabasaba kuzajya badufasha mu myigire yacu ndetse no n'ibindi byinshi. Kandi nanjye ndishimye kuba twizihije umunsi umwana w'umunyafurika, ndabyishimiye cyane. Uburenganzira bwo kwiga, uburenganzira bwo kwitabwaho, uburenganzira bwo kuvuzwa ndetse n'ubundi bwinshi navuze. Ababyeyi nk'umusingi w'iterambere ry'umwana bavuga ko bumva neza inshingano zabo, nubwo hari abagaragaza ko rimwe na rimwe ubushobozi buke bubakoma mu nkokora ntibaha abana uburenganzira bwabo uko bikwiye. Terwa n'ubutaka butakera neza, turahinga ntabwo byera uko twabihinze. Nk'ubu amashaza ntakera, ibishyimbo ntobikera neza, kandi amashaza niyo ntungabuzima abaho cyane mu bana batoya. Ubwo ni ukutabibaha neza, biba bihari. Ni uko tubashyigikiye kandi tujya no kubasura mu rugo mbonezamikurire, bega muri makeya tubaba hafi. Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame ushima uko uburenganzira bw'umwana buhagaze mu Rwanda, yizeza ko igihugu kitazatezuka mu gushyigikira iterambere ry'umwana, gusa asaba ubufatanye mu gukuraho imbogamizi zikigaragara. Dukwiye gukomeza gushyira hamwe mu gushakira umuti bimwe mu bibazo bikigaragara kandi bikomeye duhora twibukiranya. Mbisubiremwo, bimwe muri ibyo bibazo akaba ari bikurikira: ikibazo cy'igwingira ry'abana, isuku nke haba ku mubiri w'abana n'aho imiryango ituye, umubyeyi ubumenyi nako bukiri buke ku kamaro ka gahunda mbonezamikurire y'abana bato, ababyeyi bagira ubukererwe mu kwandikisha abana bakoreshwa imirimo ivunanye n'ibindi bibazo bitandukanye namwe mudasiba kwibonera. Umunsi w'umwana w'umunyafurika n'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imirimo mibi ikoreshwa abana, uyu mwaka wahawe insanganyamatsiko igira iti twitabire gahunda mbonezamikurire y'abana bato, dutegura ejo hazaza h'u Rwanda. Muyombano, Flash TV.